icyo cyuho kiba kimeze nk'umuntu akenshi wabaye addicted ku nzoga cyangwa se ku biyobyabwenge akabihagarika, yumva hari icyuho kimurimo, donc atari kubasha kuzuza, kumva afite taki cyangwa se inyota, reka tubyita inyota ya bya bindi yaramenyereye ariko ntakiri kubibona. Nuko rero n'urukundo ruba rwimereye, iyo ibyo bihagaze akenshi no mu buzima busanzwe nyine umuntu atangira kumva afite ubwoba, atari hamwe, ukagusinzira bikanga, ugahora utekereza gusa byahise. Ibi rero biba byatewe n'iki? Biba byatewe nuko wa muntu mwakundanaga watumaga uba wumva umeze neza ntaga gihari. Kubera iki gutandukana n'umuntu ukunda? Kubera iki kuba wakora break up cyangwa se wakorerwa break up bibabaza cyane nk'uko n'ubundi gikomere gisanzwe cy'umubiri gifatika kibabaza? Sinzi nimba warigeze usitaraho gatoya ngo wumve uburibwe wumva. Sinzi nimba hari umuntu wakuriye ikinyunguti ngo wumve uburyo kibiryana. Sinzi nimba hari uburyo witemye cyangwa se wikase ukumva uburyo biryana. Sinzi donc handi uba wagize igikomere gifatika ukumva ukava amaraso, uburyo wababayemo, cyangwa se uburyo ushaka gufata igisebo ugashyiramo umunyu, buryo kiwumva biryana. Ni nako igikomere cyo ku mutima nyuma yo gutandukana n'umuntu mwakundanaga cyangwa se umuntu wakundaga, iyo mutandukanye uburibwe wumva bw'amarangamutima burya bufite ahantu buhuriye cyangwa se birababaza cyane nk'uko bino bikomere bindi nari mbabwiye bimeze. Hello, hi Rwanda, reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze ni kiganiro Psychology for Better Life. Ndizera ko mukomeye, ndizera ko munezerewe n'ubwo ubuzima budafite impamvu nyinshi zituma tunezerwa. Impamvu nyinshi zihari ni zituma tubabara, ariko nkuko tugenda tubivuga ingingo ijyanye no kubaka ubudaheranwa nyine no kubasha guca muri ibyo bibazo cyangwa se muri izo mpamvu zidutera kubabara, ubundi tukabirwanya, tukagerageza gushaka ibyishimo. Ndagarutse mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life kuri channel yanyu ni Muhire PsychActor, hanyuma nge ndi Muhire Psychologist. Nk'uko bisanzwe iteka tuje kuganira ku bijyanye n'imitekerereze yacu, imitekerereze ya muntu, ubuzima bwo mu mutwe, imibanire. Ibyo ngibyo nizo ngingo n'ubundi tuza tuganiraho. Ni muri ya gahunda yacu y'utuntu tugera kuri 5, ni ibikoresho bigera kuri 5 bibafasha kumva ingingo runaka tuba twateguye. Ndizera ko rero mukomeje gukora kuri subscribe kugira ngo dukomeze kuzamura umubare. Murabibona ko turabura abantu bacya ngo twuze 2,000 guys. Mugerageze mushyiremo akabaraga kandi munasangiza abandi kugira ngo twige twungurana ibitekerezo, ibintu bigirute, ibintu birusheho kumera neza cyane. Hanyuma ntatinze tugiye kuganira kuri topic nziza cyane. Wowe uri mu rukundo, wowe wagiye mu rukundo rukanga, wowe umaze iminsi mikeya rwose utandukanye n'ukunda, wowe urukundo rutameze neza, wowe maze igihe kirekire waratandukanye n'uwo mukundana, ngwino hano hafi tuganire kuri ino ngingo. Tugiye kuganira ku ngingo igira iti why breakups hurts like physical pain. Kubera iki rero biba bimeze gutya? Biba byagenze gute? Ese hari ahantu bihuriye? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe mu ngingo zigera muri 5. Ntuve hano ikiganiro kitarangiye, hanyuma nkwibutse ko tubasha no kubafasha kuganira n'inzobere mu by'imitekerereze, aba psychotherapist. Waba ukeneye kuvugana n'umutherapist ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description, hanyuma ubundi tukaguhuza n'inzobere. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe ibintu bigera kuri 5 ukwiye kumenya kuri ino ngingo. Reka ngaruke mu kanya. Hanyuma rero ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya kuri ino ngingo, ubundi nyine biratangaje kumva ngo igikomere gisanzwe nko kuba wasitara cyangwa se gukomereka, uburibwe uzagira ni kimwe n'uburibwe uzagira utandukanye n'umuntu mwakundanaga. Kwa kundi wumva ubabaye, ufite intimba, ufite agahinda, uremerewe umutima, buriya buribwe
n'ubundi bufite ahantu buhuriye n'ubu buribwe umuntu ashobora kugira igihe afite igikomere nyine gifatika physical pain. Impamvu ya mbere nyine isobanura iyo ngingo, the brain feels emotional pain like physical pain. Buriya rero ibintu byose nkuko tujya tubivuga ngo ibintu byose ni mu mutwe. Akenshi amarangamutima uko akomeretswa cyangwa se niba umuntu akubwiye nabi cyangwa se niba umuntu akwanze mwarimu maranye igihe mukundana byitwa ko mukundana arakwanze cyangwa se muratandukanye, wenda reka twe kugira uruhande duhagararaho wanze undi muratandukanye, ubwonko bwakira bino bikomere mu buryo bumwe. No kuvuga ngo agace kagenzura ubu buribwe kose ko mu bwonko n'ubundi kagenzura uburibwe, igihe wasitaye ukumva urababaye, igice kibigenzura nicyo n'ubundi kita kiza kikagenzura bwa buribwe uba wagize igihe utandukanye n'umuntu mwagira gute mwakundanaga. So akenshi rero niyo mpamvu nyine gutandukana n'umuntu wakundaga wumva nyine mu by'ukuri uri kubabara, uri gushengukamo imbere utazi ukuntu biri kugenda. So nukubera ko ubwonko byombi burabigenzura, so ubwonko rero bubifata kimwe. Hanyuma icyo ni ikintu cya mbere. Akenshi mu Rwanda abanyarwanda murabizi bijya bigaragara cyangwa se mukabivuga ukumva umuntu avuga ati numva umutima umbabaza cyane, ndi kubabara nkaho nakomeretse urankomerekeje. Izo mvugo mujya muzumva, akenshi nyine ni iki gikomere kiba kiri mu marangamutima, hanyuma ubwonko nyine buba buri kukigira ute kukigenzura. Hari uburyo ubwo buribwe bwikora, ntabwo turi buze kubyinjiramo cyane, ariko ubwo buribwe nuko nguko bubaho. So icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri kindi cy'ingenzi ukwiye kumenya impamvu ubu buribwe cyangwa se buriya buribwe ujya wumva niba byarakubayeho ugatandukana n'umuntu, impamvu bibabaza cyane nyine nkaho wagize igikomere kindi cy'umubiri, loss of emotional attachment. So, emotional attachment twabigereranya nko gucikamo ibice. Donc ni nkaho umuntu aba agufashe, donc amarangamutima yawe akayacagagura. Akenshi rero iyo ukunda umuntu ubundi ubwonko nyine bwarubatse bond, emotional bond, nabyita nk'ikintu gikomeye cyangwa se umurunga. Reka tugereranye abantu babizi neza uburyo bazirika ikiziriko cyangwa se guhambiranya imigozi, ugafata umugozi umwe ukawuhambiranya n'undi ugamije ko uwo mugozi uba ukomeye. Rero akenshi iyo uri mu rukundo n'umuntu, ubwonko buragenda bugafata amarangamutima yanyu yombi bukayahambiranya akaba ikintu kimwe. Ntago aba ari amarangamutima abiri, ahubwo ni mwarahuje amarangamutima, ugasanga kenshi amarangamutima yanyu arahambiranije. So rero break up biba bimeze nkaho ufashe bya bicu ukabicagagura. Ya marangamutima yihambiranije ukayafata ukayacagaguramo ibice. Uku gucagagurwamo ibice rero akenshi birababaza cyane nyine. Biba bifite uburyo biryana, kwa kundi mwarahamagaranaga buri joro, buri gitondo, buri saa sita, ama message ya hato na hato, guhura bya hato na hato, kubwirana amagambo meza, kwitanaho mu buryo bw'amarangamutima cyangwa se bw'umubiri. Ibi byose mwaragiye mukagira ubuzima, mukabuhuza, mukagira ubuzima bumwe. So akenshi rero iyo habayeho gutandukana bisa nkaho ubuzima busa nk'ubutakigenda neza nyine nka mbere. Ntago biba biryoshye nka mbere. Iyo mpamvu rero akenshi uzasanga uri kuribwa cyane umaze gutandukana n'umuntu mwakundanaga. Ni ibintu biba automatic. Akikubwira ngo dutandukane cyangwa se ukimubwira ngo mutandukane, buri wese arababara, yumva ababaye. Impamvu wumva ubabaye, gusubiza amaso inyuma ukareba ibihe mwanyuranyemo, ibyo mwabwiranye, iki byose ukumva usa nkaho haje icyuho nyine uhombye. Niyo mpamvu uburibwe buza. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu yindi iribuze kugufasha kumva impamvu ya buriya buribwe, wumva igihe utandukanye n'umuntu mwakundanaga, withdraw from love chemicals. Iki ni ikintu gikomeye.
akenshi iyo wamenyereye gufata breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo ukumvura ufite imbaraga, kumva ufite akanyamuneza, iyo iryo funguro rihagaze umva hari ikintu kiburamo. Hari n'igihe wumva ushonje nyine uri ku kazi ukumva urashonje kuko bya bindi wamenyereye ntago biri kubaho. Akenshi rero n'urukundo niko ruba rumeze. Iyo tuvuze love chemistry cyangwa se love chemicals, ni imisemburo irimo za dopamine, murayizi, oxytocin njya nyivugaho, ni imisemburo ituma umuntu amera neza, feels good hormone. Handi wumva wishimye, unezerewe, ukaba uri kumwe na sheri wawe, ukumva ufite ibyishimo, mukaba muri kuganira, ukumva ufite akanyamuneza, mukaba mufatanya ibiganza, ukumva ntuzi ibiri kugukirigita cyangwa se ibiri kukuryohera. Ubwo buryohe rero buterwa n'imisemburo irimo za dopamine, za oxytocin, za serotonin. Ibi byose ni imisemburo ivubuka kenshi twita imisemburo y'urukundo. So rero iyo umubiri uyibuze, donc iyo bibuze itakivubuka kubera ko utakiri kumwe na wa muntu mwakundanaga, ntago mugihura, ntago mugihoberana, ntago mukibwirana amagambo meza, ntago mugirute, umubiri umera nkaho nyine uvuye icyo bita withdraw. Donc ufite icyuho cy'ibyo bintu wari waramenyereye. Icyo cyuho kiba kimeze nk'umuntu akenshi wabaye addicted ku nzoga cyangwa se ku biyobyabwenge akabihagarika, yumva hari icyuho kimurimo, donc atari kubasha kuzuza, kumva afite taki cyangwa se inyota, reka tubyita inyota ya bya bindi yaramenyereye ariko ntakiri kubibona. Nuko rero n'urukundo ruba rwimereye. Iyo ibyo bihagaze akenshi no mu buzima busanzwe nyine umuntu atangira kumva afite ubwoba, atari hamwe, ukagusinzira bikanga, ugahora utekereza gusa ibyahise. Ibi rero biba byatewe n'iki? Biba byatewe nuko wa muntu mwakundanaga watumaga uba wumva umeze neza ntaga gihari yamaze kugenda. Hanyuma ikindi kintu cya kane cy'ingenzi ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya impamvu buriya buribwe bwumvi umaze gutandukana n'umuntu mwakundanaga, rejection triggers deep pain. Icyo bita rejection cyangwa se kwangwa, gutabwa, kurekwa, kuba watabwa cyangwa se bya bikorwa mwajyaga mukorana n'uwo mukundana bigahagarara. So wumva ko utakigize utakitaweho, nta muntu ukigukunda, utagifite agaciro. So ibi byose bituma nyine ugira ubwoba. Umuntu arakubwiye ngo dutandukane, nawe wenda nusabye gutandukana, donc uvuze ko atagishaka urukundo, we hari ibyo aba yarabonye biri kumusunikira kuvuga ko atagishaka urukundo. Ariko wanzwe, waretswe, we yumva nta nagaciro yifitiye, atangira kugira ubwoba, atekereza se nuko ndi mubi, nuko nta gaciro mfite, ntago nkunditse, atangira kubigirira impungenge, ugasanga biri kugira biri kumwongerera uburibwe. So aha akenshi murabizi mwe munkurikiye abanyarwanda, akenshi yo bibaye wenda ku muntu, usanga umuntu atangira kwibaza niba azabona undi muntu akunda, cyangwa se nyine niba azongera akajya mu rukundo rugakunda. Ibi rero icyo bikora bikomeza kongera uburibwe, kongera igikomere, bigatuma akenshi umuntu atanakira vuba. So ikintu cya gatanu cy'ingenzi, nihuse cyane, ikintu cya gatanu ukwiye kuzirikana gishobora gutuma buriya buribwe ubwumva iyo umaze gutandukana n'umuntu mukundana cyangwa se mwakundanaga, memories keeps reopening the wounds. Inzibutso cyangwa se kwibuka ibyo mwanyuzemo byiza, ibyo wishimiraga, ibyo yagukoreye cyangwa se wamukoreye, akenshi bituma igikomere kikomeza kuba kiri kibisi cyangwa se kidakira vuba, kituma cyangwa se kidahonga ngo kiveho nyine umuntu asigare ameze neza. Rero ni nayo mpamvu akenshi iyo utandukanye n'umuntu mwakundanaga, ni byiza ko usa nkaho ushyiramo intera yawe hagati ye nawe kugira ngo ubanze ukire.
niba hari ibintu bishobora gutuma wibuka cyangwa se usubira mu bitekerezo ukabona ibyo mwakoranye, inzibutso mwagiye mugirana, akenshi uzasanga nk'umuntu iyo unyuze nk'ahantu muba mwaragiriye ibihe byiza bihita bikwibutsa bya bihe byanyu, kumva nyine ukongera ukababara, ukongera ukagira iyo ntimba. Niba hari amafoto mwafatanye, niba hari iki, akenshi rero iyo utandukanye n'umuntu ufata uwo mwanya uhagije byibura hejuru y'amezi 6 utarahura nawe, nta hantu urahurira n'ikintu icyo ari cyo cyose kijya kikwibutsa umuntu mwakundanaga. Aho ni wa muntu ufite intego yo gukira, yo kurekura umubano yararimo. Wa wundi ubugishaka kugerageza nibyo ushobora kwihagahe ugashaka ababunga ukagira ute, ariko iyo ubona byanze ushyiramo iyo distance, uwo mwanya utuma ufata umwanya wo gukira, ibintu bikagira ute, ibintu bikagenda neza. Ibyo ni ibintu 5 ukwiye kumenya bifite aho bihuriye na bwa buribwe ujya wumva cyangwa se wigeze kumva wamaze gutandukana n'umuntu mwagira ute, mwakundanaga. Break up rero irababaza cyane, buriya biba bimeze nko gupfusha umuntu wakundaga n'ubundi ubuhombye umuntu mwari mufitanye amarangamutima meza akomeye, icyerekezo, intego zimwe n'ibindi byinshi. Iyo rero bitakiriho akenshi wumva ucitsemo, donc wumva usa nkaho nawe wacitsemo ibice bitandukanye cyangwa se amarangamutima yawe yahungabaye. Ariko iyo biri kukunanira kubyakira cyangwa se kubyumva, niyo mpamvu tubabwira ko tubahuza n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'imibanire. Mushobora kumwitabaza kabunga mu mubano wanyu, mushobora kumwitabaza utakibasha kwakira ko uwo muntu yagiye akagufasha kubyakira, ushobora kumwitabaza ufite uburwayi runaka. Uwundi psychotherapist ni umuntu ushobora kwitabaza mu gihe icyo ari cyo cyose, waba umeze neza waba utameze neza, hari aho ukeneye ubwunganizi ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu cyangwa se imyitwarire. Munyemerere nsoreza ahangaha, hanyuma ukeneye kuvugana n'uwo therapist watwandikira unyuze kuri address tuba twashyize muri description, nazo ukatwandikira muri comment. Aho ngaho tuzaba tuhari kugira ngo tugufashe n'ubundi kugira ute kuvugana n'umutherapist, ibintu bigira ute birushaho kugenda neza. Genda ni Muhire psychologist, tubonane mu bindi biganiro. Ciao ciao.